Muraho neza cyane, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye gutegura ifi, tugiye guteka ifi mu mavuta, tugiye kureba uburyo twayiteka ikaryoha kandi ikaza isa neza. Hano rero mfite ifi imwe ya tirapiya, urabona ko bya bintu byo mo imbere nta birimo, nabikuyemo. Hanyuma icyo ngiye gukurikizaho ngiye kuyironga, ubundi ntangire nyikate. Kuyikata rero ukuntu ngiye kubigenza, ndagenda nsatura kuri iyi migongo yayo, ni ukugira ngo ninza gusigaho ikirungo kiri buze kwinjiramo mo imbere, kandi nanone no kuza kuyirya biroroha iyo ikase gutya, kandi binayifasha gushya neza no mo imbere ukumva ko ifitemo icyanga. Kuyikata gutya rero ntabwo ari byiza kuyikatamo uduce dutoya cyane, kuko iyo uyikasemo uduce dutoya cyane kandi ugiye kuyiteka mu mavuta menshi, hari ubwo nyine ishya igasa n'iyumagaye ukabona irumye cyane. Hanyuma rero hano mpafite ibirungo, harimo umunyu, harimo red pepper, hari na black pepper. Hanyuma ngiye kubifata mbisige kuri ino fi, ndagenda mbicagezamo no manga nagiye nkata. Hanyuma rero no mo imbere ushatse wabishyiramo hahandi byandi byo mo imbere biba byavuyemo, byandi byo mu nda biba byavuyemo, nawe ukagenda usigamo. Ndaza gusiga impande zose. Hano nanone mpafite ifarini ibiyiko bitatu, nibyo napimye, ndetse n'amagi abiri, nabyo ngiye kubivanga, nze no gushyiramo n'utuzi dukeya. Hanyuma nabyo ndaza kubikoresha mbisiga kuri ino fi.
Ahangaha iyo umaze kuyisiga gutya ntabwo uhita uyishyira mu mavuta, ubiretse bino byose twamaze gusigaho bigasa n'ibifataho, ntabwo uhita uyishyira mu mavuta ako kanya. Nyuma rero nashyize amavuta ku ipanu yamaze gushya, icyo ngiye gukora ngiye kurambikamo ya fi, ndayicanira mu mavuta gutya nko mu minota igera muri 5-6 gutyo ntarayihindura. Iyo wayitetse mu mavuta atayirengeye ugenda ufata akantu, ushobora nko gufata ikiyiko cyangwa hushe, warangiza ukajya ugenda ushyiraho ya mavuta hejuru, biyifasha kugira ngo hano hejuru naho bize koroha ko nuza kuyihindura hari buze guhita hashya, ntize gutwara umwanya munini. Kugira ngo ubone ko hasi rero hahiye, iyo ufashe ikiyiko cyangwa se ikindi kintu uri gukoresha ukazamura, uhita ubona yuko iri guhita yizamura. Rero mu kuyihindura uba ugomba kwigengesera kuko ushobora kuyifata nabi igasa n'icikamo. Ahangaha rero iyo bigeze kuri iyi po yo guteka ku rundi ruhande, ugabanya umuriro, ntabwo uguma guteka ku muriro mwinshi kuko n'ubundi iba iri buhite ishya. Kuri uru ruhande ushobora nko guteka nk'iminota 3 yonyine ihita ishya kubera ko uba wagiye ushyiraho twa tuvuta hejuru. Nyuma ngiye kuyikura mu mavuta, ndangiza nyishyira ahantu nyumutse, ubundi nze kuyisavinga imaze kumukamo aya mavuta. Ushobora kuyishyira kuri salade gutya, cyangwa se wenda ukaba waba wateguye isosi ku ruhande ukaza kuyishyira mu isosi. Icyo wakumva ari cyiza kuri wowe niko wayitegura. Ndizera ko mwakunze uburyo nayiteguye. Ubaye hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushaka kumpa, wanyandikira muri comment. Ntibagirwe gukora share, gukanda like ndetse no gukora subscribe.